Bamurakubwiye ngo unshakire ko umusitari ujye umugeraho umubwira ati wariye. Abo bwira bari banze kujya n'ibandi bagaburiye. Nkubwiye ngo abanze kurya n'ibande njye najyaga kugera ku muntu ngasanga bamaze kumugeraho kare. Aribyo ndi kukubwira nyine ko akazi kakozwe neza. Nagera ku muntu ndimuzaniye umuntu bambwiye bambajije ngeze nko kuri 5 ndavuga okay ndabona rero akazi nabo bakamenye kabo bitangurikirane ibindi. Vuze ngo rero nta muntu wagiye hari atariye. Ikindi nahagaze ncekinga ko buri wese ari kurya na mutarariye. Bose barari. Ubukwe ni ukurya no kunywa, ngira ngo muri kubibona ikintu kiranga ubukwe byonyine ni ibiryo no kunywa, niwicwe n'inyota cyangwa inzara, ngira ngo uri kubibona. It's about to go in my mouth. Ni nyuma gato ya bwa bukwe bw'agatangaza bwaje bugatangaza abantu. Mbaza ngo igitangaza cya mbere cyari kirimo ni iki? Kurya ni ibya mbere. Ibyo ngibyo uramutse utabizi cyangwa utarabyumvisha wabibaza abo bitabaye Webogari, ba Kamaro, ba Skaitu, ba Benovi. Abo ngo barariye maze ubundi ndazizaho uduhere. Mu gihe abandi bavumba bajya mu bukwe bitwaje agasenda n'umunyu, abo bo bitwaje amavuta kuko bari babizi ko baraza kurya maze ubundi ndazikiyasamo imitutu. Ngibaze ko umuntu bita Webogari yariye maze ubundi ndikazaho amaribori. Ngo gusa ikintu cyababaje abantu kikanabatera agahinda muri ubu bukwe ngo nukuntu abantu bakora kuri service basa nk'abatinze kuzana ibiryo maze ubundi bikaboneka mu masaha y'Isaa Sita n'igice. Ngo abantu bamwe habarimo nk'ababamenya ba Pirate ba Nsabi bari batangiye kwijujuta ngo ariko ho baboneye ibiryo amagambo yashize ivuga. Nta numwe wongeye kuvuga nabi ngo cyangwa agira izindi comment arenzaho ngo dore ko abantu bariye maze ubundi inkoko suku zimena bakanazijugunya. Byabaye nka bya bindi abana bo mu cyaro bamara guhaga ibijuma maze ubundi bakabiterana. Uko niko bateranaga inyama z'inkoko, iz'inka ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibyo ubukwe bwo nagatangaza. Umunyabwenge umwe yarifasha aravuga ati ubukwe bwa Irene uzi ko bushobora kuba bwamaze inkoko zose zo mu gihugu ndetse n'inka zo mu gihugu. Ngo nk'umuntu urajya ajya kugura inka barajya bamuhenda kuko ubukwe bwa Irene bwafashe inka zo mu gihugu buzigabanyaho 70%. Ubu ngubu mu gihugu mu nka zose zari zihari hasigaye inka 30%, izindi 70% zatetswe mu bukwe bwa Irene. Ubu abanyamakuru bose beguye mikoro ati ubukwe bwa Irene, ubukwe bwa Irene. N'abatari abanyamakuru bari kubyiga, ababisanzwemo bo ni urucabana. Amamikoro bayeguye, amakamera barayegura, inkuru ni ubukwe bwa Irene. Hari na bamwe kugira ngo bibonere ama-views menshi bati Irene na Liliane nta mwaka bazamarana, ariko ibyo ngibyo ni ibicanege ndetse ni ishyari n'agahinda batewe no kuba bo batarashaka. Yewe navuze menshi ndarondogora. Muri iyi video rero tugiye kurebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye byabaye mu bukwe bwa Irene. Irene rero nyuma yo kumva ibyo bintu byose kwikoza ku mbuga nkoranyambaga akabona inkuru ni ubukwe bwa Irene na zindi content abantu bari gukora, nawe yahise yitereka kuri mikoro ndetse na kamera ze kuri channel ya MI Empire maze ubundi asobanura ukuntu ibintu byose byagenze. Muri iyi video rero turaza kurebera hamwe ibintu bitandukanye byaranze ubukwe bw'uyu mugabo nk'uko abyisobanurira hamwe na Kiramani inshuti. Tustizimye mu magambo rero Irene yicaje Kiramani nk'uko yari yamushinze ibintu maze ubundi amubaza uko gahunda zari ziri kugenda. Byose ni muri iyi video. Nkuko natangiye mbivuga rero twigarukire ku kintu cy'ibiryo. Babanje ku biryo. Irene yabaje Kiramani ati yewe abantu bose barariye babonye ibiryo. Kiramani nawe nakuzuyaza yamusobanuriye ati nta muntu utarariye, abantu bose barariye kugeza naho ibiryo byasigaye. Ibintu biratangaje. Yakomeje aramubaza ati abastari bose barariye. Nawe nakuzuyaza aramusubiza ati abantu bose abastari bose barariye kuva ku mustari kugera ku muvumba nka Skaitu bose babonye. Gusa umva ikintu gitangaje. Irene we nubwo yararimo arirukanka muri ibyo byose arimo ajaracara mu kantu mu tuntu n'utundi nigeze abona umwanya wo kurya. Izo nyama nubwo ari kuzivuga nigeze zirya. Ngo cyakoza yanyweye agafanta kamwe arya n'agatako kamwe k'inkoko. Umva ibintu bibabaje. Mu gihe wari uri gusavinga abandi inkoko zuzuye wowe ukarya itako. Ibintu biteye agahinda. Si icyo kandi bagarutse no kuri protocole nk'uko Kiramani yari yashinzwe kugenzura ibikorwa byose biri kubera mu bukwe bwa Irene. Yamusobanuriye amubwira amakampani ukuntu yaperforminze neza, anayashimira ayarashinzwe protocole, arashinzwe guteka. Mbese ahangaha Kiramani yari yabaye nka coordination. Bakomeje baraganira kandi bagenda basubira mu tuntu n'utundi
bagenda bagenzura utuntu twose ukuntu byagenze bibukiranya. Kiramani abaza Irene ati wabonaga bimeze gute, ndetse na Emirene abaza Kiramani ati ubukwe bwagenze gute, mu mafaranga wari ufite wabuzemo yo kugura barafu ngo ushyire mu binyobwa maze ubundi bikonjeje. Irene rero mu kwisegura yavuze ko atari kubona barafu zikwiriye mu binyobwa birenga 2,000 byose yari afite muri stock. Kiramani yashimiye abantu bitanze bakitanga mu bukwe bwa Irene, harimo abasitari bagiye batandukanye ba Rocky, ba Bruce Melody, ba Chris Easy. Ngo ikintu gitangaje, Chris Easy buriya wamubonaga mu bukwe nyamara yari yirwariye, ngo ariko akora uko ashoboye yitabira ubukwe. Yashimiye ba Rumaga, ba Jojo na Bansabi n'abandi basitari bagiye batandukanye batanze umwanya wabo bakaza mu bukwe. Ibyo bamuteye umugongo we nka ba Debeni n'abandi basitari bagiye batandukanye batabashije kuza mu ubwo bukwe, nyamara atari uko babishoboye ahubwo bisa nk'aho ari ukubwirengagiza. Abo ngabo bo yabatewe inyuma arabihorera. Kugira ngo se ibyo naguteguriye saha birangiriye, niba utarakora subscribe uyu ni umwanya mwiza ngo uyikore. Niba waranayikoze uri umuntu w'umugabo cyane. Ciao ciao, nahagaruka mu zindi video.